Yes, turagushimiye wowe ukomeje gukurikira ibiganiro. Mwabyumvise rero ko tugeze muri kakanya umukunzi wacu aba yatwandikiye atugisha inama kugira ngo tumugire inama y'ikintu yakora. Biba ari ibibazo byinshi abantu baba bafite, ariko uyu nguyu we ikibazo afite kirakomeye cyane. Yaranditse ati: "Mwiriwe, ndabasuhuje, ndi umukobwa w'imyaka 25. Navukanye virusi itera sida anyikomoye ku babyeyi banjye. Ikibazo nkundana n'umuhungu, twagera igihe cyo kubana ndi kubona ko tubirimo, ngahita mubwira ikibazo navukanye akambwira ko ibyo nta kibazo, nyuma akagenda adasezeye. Bimaze kumbaho ku basore batatu, mungira inama nzareke kujya mbibabwira, kandi njyewe numva nakabanye n'umuntu abizi neza ikibazo mfite. Ese ni ikihe kintu nakora kugira ngo aba basore nzabone umusore dukundana ariko ntagende bitewe nuko namubwiye ko ndwaye sida?" Aribaza ati: "Byaba byiza kutabibabwira se nkabana n'umuntu atabizi ko ndwaye sida, cyangwa nzategereze nzange nkomeza kubibabwira hanyuma nibura hari uzageraho akaba yakwemera kubana nanjye kandi ndwaye sida? Mungira inama y'ikintu nakora." Rizi no kuvuga ngo hari ikibazo kiba kinababaje. Urumva kirababaje cyane. Simura ngo kirahangayikishije. Urumva umuntu afite sida, ubwo na gakoko gatera sida, ariko amaze gukundana n'abasore batatu bose. None uko bajyaga bakundana, hari ukuntu uri gukundana n'umuntu bikagera handi uba wumva mwatangiye kwerekana iwanyu, nyine ubona ko muri mu mishinga y'ubukwe. Yabimubwira ko afite ikibazo cyo kuba arwaye sida, umutipe akamubwira ati ibyo ntacyo bitwaye. Hacamo nk'iminsi mikeya akajya kubona akabona umusore ewana yahisabura. No kuvanga ikibazo afite si uko abana n'ubwandu, ahubwo ikibazo afite umusore wese bagerageje gukundana, iyo amaze kumenya ko afite ubwandu aramureka, ahita amureka. None aribaza ati: "Ese ko ngiye nshaka kuzabana n'umuntu naramubwije ukuri, abizi ko ndwaye, yego, none ariko nkaba ndi kubona abasore bose turi gukundana bari guhita bigendera. Ese icyo kintu nzakireke cyo kubanza nabibabwira mbare n'umuntu atabizi ko ndwaye?" Ariko nanone ubwo urumva ko ari guhita yibaza se abimenye nyuma ko twashwana. None aribaza ikintu yakora hagati aho. Mana yanjye, ibyo bintu ko bigoye. Ibyo bintu biragoye cyane. Abakunzi bacu ubwo ikibazo bacyumvise mugenzi wacu afite, baduhamagare bamugira inama y'ikintu yakora. Nibibazo afite ubwo ngubwo, nibibazo bibiri cyangwa bitatu. Aribaza niba yazajya abwira aba basore ko arwaye, cyangwa se yabireka ntabibabwire, cyangwa se ubundi buryo yabinyuzamo. ngaho gukorera ubungira ngo mwabyumvise, wishyire mu kimbo cye, wishyire mu kimburi nka musaza we, uri inshuti ye se, cyangwa se uri n'umwe muri abo bahungu bamukunze, hanyuma nawe umugira inama. Hagire n'utubwira ese aramutse ari wowe ari uri gukundana n'uyu mukobwa, wowe akabikubwira, wowe wabyemera ko mubana? Gahinda karakanyagwa. Yo mana we, karakanyagwa ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Agahinda ngo karakanyagwa ni ibibazo. Abantu rero ku isi baba bakomeje kugira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu hari igihe umuntu bimurenga akatura akavuga, akagisha inama. Buriya kibaho ukuntu umuntu aba afite ikibazo, ariko ari we wenyine uba uri kubitekereza kumva neza araremerewe pe. Ariko iyo akibwiye nk'undi muntu aravuga ati ntacyo, runaka nawe arabizi, wenda nawe hari ikintu arabitekereza. Buriya iyo ufite ikibazo uzi ko ari we wenyine ukizi. Yego. Hari ibintu bijya bikunda kubaho hanze, ariko cyane cyane biba mu bihugu byo hanze, aho abantu bajya bahurira hamwe bakaganira ku bibazo byabo. Hari ukuntu uba ufite ikibazo ukumva ni we muntu ku isi yicangiye ngo kamufungira amafiri, sibyo? Iyo ugize amahirwe yo guhura n'abandi bantu bafite ibibazo mukaganira, niho ugenda umenya ko ubwo wowe ibyawe byoroshye cyane, ibyawe ugahita umenya karito. Nyine ibaze nk'icyo kibazo uko kimeze, kirakomeye cyane. Niyo mpamvu abantu batangiye kuduhamagara. Yego, ngira ngo wabakira ku murongo wa telefone, ubundi nabo bagatangira bakagira inama mugenzi wacu. Yes, amaguru. Ni neza nawe umuntu
wacu rero inama twamubwira yego umutima afite ntawe ukomezanya ajya wabwiza ukuri umuntu ufite umutima ukunda ntabwo yakwanga umuntu ngo nuko afite icyo kibazo kandi nawe yumva yuko yagikuye ku babyeyi. uramutse wisanze muri ino situwasiyo uri gukunda umukobwa akakubwira ko afite kino kibazo ari wowe wabyitwaramo gute? ku giti canje ku ruhare rwanje ntabimucimera byonyine kuba mbwije ukuri ntabimukundira pe. wakemera kubana n'umuntu ufite ubwandu wowe utabufite? ambwiye ndarabana nawe akambwiza ukuri gutyo njye nabana nawe. Okay. urakoze rero cyane. abakunda bya nyabo abatandukanye na wa muntu uzabyibonera nyuma yaho waramaze kubana nawe. Okay, turagushije Turagushije. cyane papa Yves. bavuga ngo akomeze avugisha ukuri. yewe ikibazo ntacyumvishe ariko nabonye nyine uwo mukunzi wacu arahuye n'ikibazo nyine ni urugamba rutoroshye ariko ndatekereza kuba avugisha ukuri nibyo byiza nanone aho kugira ngo babane nyuma uwo babanye azabimenye nyuma byaramaze kurangira baserera kurushaho kandi bikamubabaza kurushaho uko ababaye ubu ngubu. icyiza rero najya ababwiza ukuri yego hari igihe azahura n'undi bahuje ikibazo nk'icyo ngicyo hasigaye abareba ibane. none se ubwo ko akomeje gutegereza abasore bamaze kuba batatu ubu ngubu nyaboneka ntabwo azagera ahubwo akageraho batangira kuvuga ngo yaragumiwe? nyine ibyo ni ibintu bibaho mu Kinyarwanda bashobora no kubivuga cyangwa nyine banabivuga kwiyakira. Okay. ariko nanone namushishikariza ngo akore icyo agende gutyo mukanya umugabo azitaze byarabaye aserera. urakoze cyane. sawa sawa. yego wiriwe. Ndavugana na Christine Mukara. Christi gerageza wongere ijwi. vuga cyane. Ameze neza. tumeze neza umeze ute Christi? Nta kimeze neza. Noneho yego umuvandimwe indi nama namugira nyine ni ugukomeza akababwiza ukuri iyo situwasiyo arimo. hari umuvandimwe wanjye wari urimo nawe byamubayeho gutyo nawe nyine noneho we yarababwiye ngo ni batatu urebye bimaze kumubaho ku bantu benshi cyane benshi cyane. nyuma nyine yaje kubona umuntu nyine barahuza barabana baranabyara kandi noneho ikintu gitangaje uwo muntu babanye we nta kibazo yagize. yego rero nareke guhangayika cyane wowe nyine arahari. yego murakoze. urakoze cyane Christi. we arahari avuze ikintu cyiza. hari abantu bajya bibeshya kuri iki kintu. birashoboka ko umuntu umwe ufite ubwandu undi atabufite babana cyane ntihabeho kwanduzanya kandi n'abana bakavuka neza bikanashoboka ko babyara abana bakaza ari bazima cyane rwose. iyo bikurikiranye bakajya kwa muganga bakubahiriza inama birakunda cyane. birakunda ko tuba tubwira abantu ku bijyanye n'urukundo hari n'igihe tuzajya tugera gutya tukabazanira n'impuguke nko mu bijyanye n'ubuzima abantu ibibazo bibazaga bifite aho bihuriye n'urukundo tukabazana nk'umuganga akabafasha kubisobanukirwa kugira ngo bajye baniga cyane niko biba byifashe. umukunzi turi kugira inama rero we afite ikibazo cy'uko ngo yavukanye sida ariko ngo abasore bose bagenda bakunda niyo bibabwiye bahita bamusiga aribaza ati ese nkomeze kubabwiza ukuri ko nyirwaye cyangwa nzageraho mbireke nanjye nzabane n'umuntu azabimenye nyuma. baduhamagare batubwire. ni ikibazo yibaza. nanone biragoye. biragoye we ari kwibaza ibintu bibiri gusa. ati ese njye nkomeza mbibwire umuhungu dukundanye ko mfite kino kibazo cyangwa njye mbareka wenda ubwo ijya azabimenyera nibwo tuzamenya igikurikiraho. fayinari nyine aramutse abikoze niba yabikoze inshuro eshatu yabona biri gufiringa. yego sasa njyewe nama namubwira ku ruhande rwanjye
umuntu bakongera gukundana ashaka yareka kumubwira yabimenya nyuma yamusigira n'umwana akagenda ushobora kumusigira umwana undi nawe akamusigira ubwo bwandu ashobora kuba afite ubwandu bumeze gutyo ariko byibuze nyine nose nawe akatigeze ko ariko niba atagize ko nta burenganzira afite bwo kubigira undi bwo kubigira undi yego icyo ni igitekerezo cyanjye kidakora icy'abana urakoze cyane ni ukuvuga ngo reka ubwo mpita niheraho uyu mukobwa niba yaravukanye iki kibazo buri kintu cya mbere kigora ni ugutangira ikintu cyangwa gufata umwanzuro niba yari yarafashe umwanzuro wo kuzajya abwiza abantu bazajya bakundana ukuri ntekereza ko kuba yarabikoze bwa mbere nicyo cyari kigoye kuba yabikomeza ntago kigoye ahubwo ngiye namugira inama niba akeneye urukundo rw'ukuri nka rwanda twavugaga tugitangira yego byaba byiza akomeje kubabwiza ukuri kubera ko naramuka abeshya umuntu cyangwa akanga kubimubwira ngo kubera ko adashaka kumubura umunsi yabivumbuye akamusiga none hazabara kurushaho azataraburiza wagize ngo se nanjye ndajya kure yawe cyangwa kure y'abandi babigarutseho mbere na mbere kabanze nshimira buri muntu wese afashe umwanya akagira inama n'umukunzi wacu tunihanganisha abantu baba batwohereje mesaje ntibiba ngombwa ko zose tuzisoma bitewe n'umwanya w'amasaha cyangwa se igihe ariko kabisa tuba twabibonye n'iby'agaciro njye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva komereza inzira watangiye kandi ntucike intege wahisemo neza yego nyagasani muri kumwe niba nawe basi bagenda kubw'impamvu imwe uzi abana b'abakobwa bari hano hanze bafite depresiyo zo kuba abasore babanga atazi n'impamvu mu by'ukuri cyangwa se uyu nguyu bapfa iki ejo undi bagapfa ikindi ejo bundi bagapfa ikindi uwo bigaragaza ko ari umuntu udashobotse ariko we byibuze ni impamvu imwe impamvu yumvikana hari igihe uzabona umuntu akaza akagukunda ibyo rwose ntanabyiteho ntanabirebeho nawe kubivuga n'agahinda ntabwo ari agahinda n'ubuzima nawe babyumva cyane ni ibintu biba byumva babyumva kuba yakundana n'umutipe waba yageze mu mishinga agahita amubura ni ukuvuga ngo ubwo tugeze kuri rizi n'abanza mugira inama inama yawe njyewe rero umuvandimwe inama namugira umugani nk'uko nawe mayivuze nakomeza inzira yatangiye komeza inzira yatangiye abasore ajya babwira abaho ukuri kubera ko uyu munsi uramutse ubwiye umukobwa ukamubwira nyine ko ikibazo cyawe cyifashe cyangwa se n'umusore biba biguharurira inzira z'uko nibura n'ubwo yagenda ariko yaba yumva uri umwizerwa abagufata nk'inyangamugayo anakubaha none ikindi kintu wenda nakongeraho niba ntaguciye mu ijambo niba twese turi kukugira inama yo kuvuga ngo jya ubivuga ariko niba ubivuga bivuge mbere ajya bivuga kare muri ya minsi ya mbere muri kubaka ubushuti aba aribwo agomba kubimenya muri bwa bushuti bwanyu ku buryo naravuga ngo agiye kugukunda azagukunda kuzi ntuzabimutunguze ngo wenda ngo nabimubwiye mbere ngo mu mezi abiri ngo dukundana aho si mbere nitukubwira mbere ni mbere y'uko mujya muri rwa rukundo kuko abantu ntabwo bamenyana ngo bahite bakundana ubwo bigenda biza gake gake uzatume rero uwo bizizana bitari ukumuforosa mukimenyana muri bwa bushuti azamenye ko afite inshuti ifite ubwo bwandu nibiba ngombwa nyine agukunde kandi agukundira ukuri ukundi ukuri azabigenza nibyo byahatari buriya ubwo rero ikintu navugaga buriya ibyo bintu bizatuma ni nka kwa kundi n'ubundi ujya guteretana n'umukobwa afite umwana yabona umufiteho gahunda yo kuba wamujyanamo agahita akubwira ati ariko nubwo bimeze bityo ngiye mfite umwana utazabimenya nyuma ugatungurwa kandi mu by'ukuri njye nakabaye mbikubwiye hakiri kare rero uyu muvandimwe nanjye inama niyo ngiyo ariko nanone akirinda kubibwira abahisi hari ukuntu umuntu ashobora kuza yihitiraga mugani yari yanamugiriye crash na gahunda yari afite yo gukundana nawe atazanatinda ugasanga arabimubwiye nabyo ugasanga ni ikibazo umuvandimwe rero buriya ikiruta byose komera kandi wihangane uwawe arahari kandi uzamubona cyane